Hey guys, welcome again to our channel Smart Pips. Ubushize naberetse uburyo bwiza bwo gukoresha MT5 muri forex trading, ariko ubu tugiye kwerekana noneho application y'igitangaza, ni platform itangaje muri trading, kuko iyo ntago ikora forex trading gusa, kuko yaba stock market, yaba forex trading, yaba cryptocurrency, yaba trading yari yose ikorera online, iyi platform yikoresha kandi neza, kuko yo irimo byinshi bitangaje birenze bya MT5. Nta yindi rero tugiye gukoresha no munsi ni Trading View. Trading View ni application cyangwa se ni platform. Mpamvu uvuze ko ari application, uyu munsi tugiye kwireba uburyo ikora twifashishije telefone, kuko no muri telefone ni application nziza kandi ikora neza. None tugiye kuyireba, turebe imikorere yayo. Turayifungura, niba utarayifungura wayidownloadinga kuri Play Store, ubundi ukayifungura. Mbere ya byose ukiyifungura bitagusaba gukora sign up cyangwa se sign in wifashishije Google account, biragusaba kuba ufite email. Bimaze kuyigeramo uhita ugera kuri dashboard ihagaze gutya. Igeze kuri dashboard ihagaze uko, izi ni payers, kane kwihuta, izi ni payers cyangwa se na bimwe mu byo ushobora gucuruza wageze kuri Trading View. Iyi dashboard niyo ya mbere uhingukaho. Noneho tugiye kwerekana bimwe mu bigize iyi Trading View mu gihe umaze kuyifungura gutya ugeze kuri iyi dashboard. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze aha, hano ni kuri watchlist cyangwa se aho urebera iyi dashboard ya mbere iriho izi payers. Hano hakurikiraho ni kuri chat. Ushaka kujya kuri chat y'isoko ukareba candlestick uko zigenda zikurikirana. Hano ni muri explore. Explore ni uburyo noneho ugiye kureba payers bitewe na trading ukora, yaba stock market, yaba cryptocurrency cyangwa se forex trading. Ni hano uza kuri explore ukareba payer ukoresha bitewe na trading ukora. Hano ni muri community. Community ni nka groups, ni groups z'abantu bakorera kuri hano kuri Trading View. Nkuko tubona group channel cyangwa se group za WhatsApp, abantu bagenda bahuriramo bakaganira ibitekerezo by'ukuntu babona trading, nicyo imarira abantu. Hano ni kuri menu, aho wareba ibijyanye n'umwirondoro wawe, ukaba wagira ibyo settinga kuri Trading View. Noneho tudatinze reka tuzana kuri chat. Hano kuri chat iyo hageze bahita bakwereka chat yuko isoko rimeze. Noneho munyemerere turebe hano hasi. Aha, hano mwaka kantu aka hariya, iyo hakoze gutya, hano uba ugiye kureba amachat agizwe na payers zitandukanye. Hano hari stock market, hano hari funds, hano hari future market, hano hakaza forex. Iyo scrollinze gutyo utamika ibyo nibona na crypto na indices. Tugiye kureba noneho twebwe kuri forex trading. Reka turebe izi payer. Urugero, reka turebe payer ya Euro USD cyangwa se Euro USD nkuko abenshi bajya bakunda kubivuga.
tuzaza kuriya tuyivivire tuyongeremo ubundi tuze turebe chat yayo uburyo ihagaze mu isoko. Nguku uko ihagaze. Ikindi kintu iyi platform iberaho akaga cyangwa se agatangaza nuko hano murahabona ni kuri time frame. Iyo ukanze kwa 1D time frame y'umunsi umwe. Hano ni izi ni time frame zose kugeza kuri time frame z'imyaka myinshi. Noneho rero iyo uzamutse gutya uza kuri time frame y'isegonda kugera kuri time frame y'igihe kirekire nk'uko tumaze kubireba. Hano rero ureba chat yawe bitewe na time frame wifuza kureba. Usibye ko hano kuri trading view hari na features zimwe na zimwe zigenda zishyurwa. Noneho iyo umaze kuva hano kuri payers ukareba na time frame, uraza hano kuri explore nkuko twabivuze, uze urebe byinshi mu byo wifuza kureba. Hano hari news, ahantu trading view ibera kaga nkuko nabibabwiye, ifite news. Ndabutsa ko muri trading yari yose ushobora gukora kuko utaba wihariye ibintu. Ubundi nyamabwira ngo trading ntago ari ibintu biri very panic, ntago ari ibintu bigoye. Iyo ugeze panic birakugora. Naho nujya kwiharira ibintu kumva ko uzabikora wenyine, trading zakubana umusozi utabasha no guterera wowe ubwawe. Ariko gira community, menyana n'abantu, korana n'abantu mukora umwuga umwe. Ntago trading ari wowe wenyine uyikora, kandi abantu bakora trading n'abantu basabana, baganira, basangira ibitekerezo, ukaba wamubaza uko ibintu bimeze nawe akagusubiza. Niyo mpamvu rero trading tuganira amakuru, tugacuruza amakuru, ari nayo mpamvu adufasha kunguka. Hano rero niho mpamvu hashyizwemo news. News ni amakuru y'ibyerekeye amasoko y'imari aho akorera hano kuri internet. Iyo turi guscrollinga gutya turi kureba inkuru zimwe na zimwe ziba zacishijweho zivuga kuri payers zimwe na zimwe, cyangwa se zivuga no ku bihugu bimwe na bimwe biba bibonekamo izi payer turi gutrading hano muri trading. Noneho inituza tukazana kuri forex gutya, tuzaza turebe inkuru zivuga by'umwihariko kuri forex trading, amakuru ashobora kuba yagira ingaruka kuri payer ushaka kuba wa trading. Nituza tugasubira inyuma, tuzaza hano turebe nkuko nabwiye ngo urashaka kureba iyihe payer, tuzaza dukore kuri forex gutya. Noneho payer ushaka kureba ukayanaliza, urebe inkuru ziri kuyivugwaho hano, bagusaba usome maze ufate umwanzuro wo gukora trading ya payer runaka wamaze no kuyikorera analyse ishoboka. Ikindi nuzano muri community nkuko nabibabwiye, community ni ihuriro ry'abantu benshi baba bakora trading nkawe. Buri segonda, buri munota baba bari kunyuzaho updates, news z'uburyo ibintu bari kugenda babibona. Nujya kwiherana ibintu ukumva ko hari icyo uzi, kumva ko urenze muri trading, bizakugora, bizakunanira, uzasara, ndetse n'urwunguko wabonaga ruzaba ruke cyane ugereranyije n'urwo rutegereje kubona muri trading, yaba cryptocurrency, yaba forex trading, ndetse n'izindi trading nk'uko twagiye tuzibona, indices n'izindi. Hano haba hari gucaho amakuru muri community cyangwa se mu ihuriro ry'abantu bakora umwuga nk'uwo nawe ukora. Icyiza rero cyo bigusaba ni ukuza hano ukareba community wifuza kureba, ubundi ugakurikirana ibintu biri kunyuzwa muri izo community, bikagufasha mu gihe ushaka gukora trading byoroshye.
ushobora kuza kureba community hano, ukareba ibiri kuvugirwa hano muri community, ibyo bavuga, uko babona payers, kuko ni ibintu bihuriyeho n'abantu benshi ku isi. Niyo mpamvu byoroshye kuba wakora trading wirefeye ku byo abandi bari kuvuga, wirefeye ku byo uri kumva hirya no hino ku isi, bikagufasha gukora trading. Ibi rero numara kubyinjiramo ukabimenya, ukamenya uko trading ikorwa, tugiye kuza kureba ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye cyane. Turaza tugaruka hano kuri chat gutya. Nabemereye ko turi burebe igice cya mbere kuri trading view. Murabibona ifite ibintu byinshi ikora, tuzenda dukurikirana n'ibindi bice bikurikira. Iyi ni nka intro video igaragaza neza intangiriro ya beginner, how you can use your trading view in your smartphone mu buryo bworoshye, uburyo wakoresha platform ya trading view muri smartphone yawe. Nituza rero tugakora ahantu hameze gutya, tugeze hano kuri chat, nituza tugakora hano hantu hari akantu kameze nk'agakaramu gacuritse, tugakoraho kuriya, tuzahita tuza turebe features nyinshi ziri muri trading view. Nababwiye ngo trading view ntago ari platform wahita wiga rimwe, ariko nyemerera uyu munsi turebere hamwe bimwe mu by'ingenzi ushobora gutangiriraho wifashisha mu gukoresha trading view. Izi ni tools cyangwa se imwe mu mirongo wakwifashisha uri guca muri chat yawe. Reka turebe nda urugero nk'iyi. Uyu ni umurongo utambitse. Nituza tugasubira ku gakaramu, tukaza tugakanda hano, tuzabona ko uyu ari umurongo uhagaze uzifashisha uri guca imirongo muri chat yawe. Uyu nuberamye, murabona ko nawo ujemo bitewe n'ibyo ushaka gukora. Tuzabira mu gihe tuzaba tugiye kwiga analyze hano muri trading view. Noneho ushaka gusiba umurongo washyizemo, uzaza ukandeho cyane, cyangwa se ukandeho kabiri, ubundi arayejemo ahantu ari agakorobeye cyangwa se akantu kameze nk'agatebo, ukandeho gutyo usibe, cyangwa se uzano hari agakaramu ugabanye, cyangwa se ukande hano kuri T gutya ubuhe ibara wifuza ko wagira. Noneho nushaka kuwukuramo uzawukuramo, n'uyu nushaka kuwukuramo uwukuremo. Usibe bitewe nuko ubishaka. Noneho ibi nibirangira, uzaze nanone mberetse uko imirongo cyangwa se zimwe muri tools zikoreshwa. Uze ukandi hano hari utu tuntu tubiri turongo, uze uzamuke gutya urebe izindi features nyinshi zibera muri trading view. Trading view ni platform ifite features nyinshi cyane. Uyu munsi wonyine ntago twaziga ngo tuzirangize, ariko munyemerere uyu munsi twige zimwe muri features cyangwa se zimwe mu z'ingenzi wakwifashisha mu gihe utangiye gukoresha trading view, kugira ngo nuyigeraho umunsi wa mbere bitazakugora. Uzaza urebe hano chat type, urebe ubwoko bwa type za chat wifuza kureberamo. Ese ni candlestick, ese ni bars, cyangwa se ni hollow candlestick, line with markers, bitewe n'ubwoko bwa chat wifuza gukoresha. Nituza tugashyiramo yenda bars, murabona kuntu chat hano ihindutse, murabibona chat dore nkuko nabiyeretse muri MT5. Iyo ushaka kuzuminga ukoresha intoki wegezayo ukareba chat yawe mu buryo igaragaramo ari nini. Washaka kugira ngo
uzooming in, ugabanya ingano ya chat, ukagenda ukora muri screen wegeranya intoki zawe. Nituza rero tugagaruka hariya tukaza kuri chat type, tuzongera tugaruke hano turebe ubwoko bwa chat twifuza. Ariko ikoreshwa cyane inora mu gukora analyze zose n'ubwoko bwa chat. Dore ubu n'ubundi bwoko bwa chat, ariko ntago izi nazo ari candlestick. Candlestick ni izi dusanzwe dukoresha, ari nazo zorohera abatrader cyane gukora analyze, bigatuma bagura bakanagurisha. So ikindi nuza hano, uzaza hano urebe icyitwa indicators. Indicator ni zimwe muri indicators zifashishwa mu gukora analyze mu isoko hagendewe kuri volume y'imibare. Ibyo tuzabireba mu gihe tutangiye kwiga isomo rya analyze, tumaze gukura, tumaze gukuza ubumenyi. Ndakwibutsa ko ntago trading umuntu ayiga rimwe. Trading ni ibintu twiga duhozaho, buri munsi haduka ibintu bishya. Niba wararebye uburyo trading view ikora mu myaka 2 ishize, cyangwa se ukayireba mu uyu mwaka urangiye, ntago uko wayikoreshaga right now ubu tuvugana ariko igikoreshwa. Bagenda updatinga platform, bongeramo ibintu bishya. Niyo mpamvu nkushishikariza kujya uhora ureba new videos zigenda zishyirwa ku ma YouTube channel, bikagufasha kumenya uko wakoresha izi platform zigiye zitandukanye. Niba ugira WhatsApp yenda ujye ureba ko buri gihe runaka bakubwira ngo update. Bivuze iki? Bivuze ko na platform dukoresha muri trading bagenda updatinga umunsi ku munsi. So nimunyemerere rero dusoreza aha muri iri somo ry'uyu munsi ryo kureba uko trading view ikora. Ubutaha tuzareba byinshi, turebe uburyo wareba analyze, turebe ubwoko bw'izi indicator, turebe uko zikora. Izi ni indicator, izi ni izindi, izi ni izindi. Izi ni indicator nyinshi cyane zikoreshwa muri technical analysis. Ibyo tuzabireba rero byimbitse bigiye kure. Nimunyemerere dusoreza aha igice cyacu cya mbere cya video. Ariko mbere yuko nsoza, kugira ngo mbabwire yuko hari akantu gakomeye cyane nashaka kubereka. Mu gihe uri gukora analyze ureba chat ukoresha telefone, bizakorohera nujya gukoresha telefone ukabanza ugascrollinga gutyo umanuka ukayitambika, kugira ngo ubashe kureba screen mu buryo bunini, urebe chat y'isoko bikoroheye nk'uyirebera muri machine. Ntago bizakubuza gukora analyze mu gihe udafite computer, ntibizaguca intege, kuko ntago trading ikorwa n'abantu bafite computer cyangwa se ama screen manini gusa. Niyo waba ufite smartphone nawe wayikoresha kandi bikoroheye. So rero byinshi ngira ngo urabibona hano, tumeze nk'abari muri computer. Murabona ko twongera screen tukareba chat neza rwose nk'abantu bafite laptop cyangwa se desktop bitworoheye. So icyo usabwa ni ugukora subscribe hano kuri channel yacu Smart Pips, ukaza ukajya muri community yacu, nawe ukajya urihuriraho n'abandi ba traders, mukaganira ibitekerezo bitandukanye. Ndabaha link muri description, waba udafite link ya trading view nayo ndayiguha muri description. Byinshi wibaza rero uzagenda ubisubizwa mu gihe wageze muri groupe za WhatsApp zacu, Telegram ndetse n'izindi community dukoresha twifashisha kugira ngo duhanahana amakuru, duhanahana ubumenyi hano muri trading, tubashe kugira ngo tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi. Byose rero muzabimenyera hano muri Smart Pips Limited, aho tugufasha kugushapinga, tugashaping, tukagushyira ku rwego wifuza kubaho, tukaguha aba mentors b'umwuga bakagufasha umunsi ku munsi gukurikirana muri trading yawe ya buri munsi. So uyu munsi isomo ry'uyu munsi nanga rirangiriye, tuzakomeza ubutaha.
aba icyo yifuza kumbaza cyangwa se yifuza ko twazasobanuraho ubutaha, wacyandika muri comment, cyangwa se icyifuzo cy'uko twanoza ibintu twakorana, wabyandika muri comment, ubundi tukakubwira uburyo watubona tugakomeza kuganira, cyangwa se ukatwandikira kuri nimero uri kureba kuri screen yawe, tukajya dukomeza gufashanya umunsi ku munsi, tukagufasha kugira ngo ugere kuri byinshi. So video zacu nakagaruka kandi muri sanga muri Smart Pips, ngiye mwari kumwe ndi Ishimwe Dani guturuka muri Smart Pips Limited. Imana ibarinde, ciao ciao, ibihe byiza cyane, ndabakunda, bye bye.